Hello everyone, mumezemte. Reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, ibirengerazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abandi bari hanze y'igihugu. Kubatanzi rero bashyashya hano ni Shemsa nk'ibisanzwe, the CEO yo girl. Abashyashya mbahaye ikaze. Natangira mbabwira niba uri mushyashya hano kora subscribe cyangwa sabone mu gifaransa na kajambo k'umutuku kanditse hasi, nurangiza ukande kukazogera kari ku ruhande kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika bya buri munsi. Uyu munsi rero twabazana ikiganiro nk'ibisanzwe, tubazana ibiganiro bigiye bitandukanye by'imyororokere, ibiri amakuru ari ku hitinga hanze ay'abastar n'ayandi atandukanye. Ariko uyu munsi nifuje kubaganiriza ku kintu kivuga gutya nko mubibona muri title, impamvu urubyiruko cyangwa se aba teenagers cyangwa se urubyiruko muri rusange bakunda kuba mu mujyi, ariko ndibwibande kuba mu Rwanda muri rusange. Aho mu Rwanda impamvu urubyiruko cyangwa se abakiri bato bo mu Rwanda bakunda kuba mu mujyi, ntibakunde kuba mu byaro cyangwa se muri provinces. Impamvu nahisemo gukora iki kiganiro, hari nabikomeje ku bintu bigiye bitandukanye, ariko nakoze research mbona ko koko urubyiruko rwo mu Rwanda ntago rukunda mu cyaro. Urugero nk'abo twakuranye njya gusura iwacu, nanjye ntago njya gusura iwacu muri province, nkasanga abantu twakuranye, nkasanga urubyiruko, abantu turi mu kigero kimwe, abenshi ntago bahari. Kabaza umwana kwa kanaka, ese ari hehe? Bakakubwira ngo abi Kigali. Wajya gusura undi umukumbuye ngo umusuhuze ngo abi Kigali. Aha, Kigali kabwa nago la majorité b'urubyiruko ntago bakunda kuba mu ntara cyangwa se muri provinces. Ari cyo kiganiro nyine cyacu cy'uyu munsi, ndi bubabwire ibintu bitanu cyangwa impamvu eshanu zituma urubyiruko rwo mu Rwanda rudakunda kuba muri provinces cyangwa se mu byaro, bagapreferinga to live in Kigali city than kuba baba muri provinces bavukiyemo cyangwa se ahanzini provinces zitandukanye. Ibyo bintu bitanu rero ndi bubaganirizeho. Icya mbere, nk'impamvu yo kuba urubyiruko rudakunda kuba muri provinces cyangwa se mu byaro, ahubwo bakaba mu mujyi wa Kigali. Iya mbere ni uko haba uburyo bw'imikorere. Guys, iki kintu kiri serious. Haba uburyo bw'imikorere. Icya kabiri, ndabanza zivuge mu ncamake. Icya kabiri gituma urubyiruko rwo mu Rwanda rudakunda kuba muri provinces cyangwa se mu ntara, nuko ituma urubyiruko rwo mu Rwanda rudakunda kuba mu ntara cyangwa se mu byaro, bagapreferinga kuba mu mujyi wa Kigali. Nuko haba opportunities zo guhura n'abantu, new friends, new people, kandi guhura n'umuntu mushyashya, it means it's a new opportunity. Kuko n'urugero ushobora guhura n'umuntu akazaba source y'akazi, akazagufasha bitewe na n'ikintu akora, bitewe n'abantu aziranye nabo. Nayo ni impamvu ituma aba youth cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda rukunda kuba mu mujyi than kuba mu byaro cyangwa muri province. Hanyuma impamvu ya gatatu, mu mujyi iterambere riri hejuru kurusha iterambere ryo mu byaro. Ari cyo nakomoje ko kuri cya kintu cya mbere cyuko nyine cyo kubona opportunities za employment, zo kubona utuzi, sibyo? Kuko ni urugero nk'inganda ziba mu mujyi cyangwa se mu mujyi wa Kigali, kuko niwe twibandaho cyane, ni nyinshi cyane ugereranyije n'iziba mu cyaro. That's why nyine iterambere riri hejuru kurusha mu byaro. Ubu ndi kubivuga mu ncamake, ndibuze kuza kubasobanurira mu buryo bwimbitse nyuma. Hanyuma impamvu ya kane niyo twari tugezeho, ni uko ibikorwa by'imyidagaduro nabyo biri hejuru.
turabizi urubyiruko twese muri rusange dukunda imyidagaduro nubwo wenda tubikunda bitandukanye ariko turayikunda muri rusange haba ama night clubs haba ahantu henshi ho kujya kurebera imipira hari igihe uba ufite televiziyo yawe ariko abantu benshi bakunda imipira bapreferinga kuyirebana n'abantu benshi more than kuyireba bonyine cyangwa bakayirebana n'abantu bo mu rugo iwabo uri kubyumva rero iyo ni impamvu ya kane ituma urubyiruko rwo mu Rwanda rupreferinga kuba rwaba mu mujyi kuruta uko rwaba mu cyaro hanyuma impamvu ya gatanu iri very fun impamvu ya gatanu nuko just hari abantu badakunda icyaro just like that akakubwira ati ngewe ntago naba mu cyaro niyo naba mu mujyi nkajya ntaha mu muhanda cyane afite aho ntaha I just nyine sinkunda kuba mu cyaro I don't like kuba mu cyaro rwose nzapfira mu mujyi nk'imbabura cyangwa umugande guys nyine hariho abakobwa benshi bameze gutyo kavuga ntago rwose nshobora kuba mu cyaro akemera hakuno twabiboneye hariya giye koronikara bagashira lockdown mu mujyi ndumva ariho yabanje ibintu bigakara ariko umuntu akagati yumva ninshake nzabe mu mujyi ndara hanze cyangwa nta kintu mfite cyo kurya ariko nzabe mu mujyi uri kumva ko nyine yuwe passion no kuba mu mujyi no mara what nyine uburyo abahaba ntaga byitayeho we agomba gusurvivinga ariko agasurvivingira mu mujyi izo nizo mpamvu eshanu rero tugiye kuvuga in deep tuyisobanura n'impamvu yazo nkababwira n'impamvu nabigiye mitamo ko nyine izo mpamvu arizo ziri gutuma aba youth cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda ruba mu mujyi rukunda kuba mu mujyi kuruta kuba bakunda kuba mu cyaro cyangwa se muri provinces reka ngaruke ku mpamvu ya mbere ariyo ngiye kubasobanurira neza in deep ariyo yuko haba uburyo bw'imikorere source of employment cyangwa uburyo bw'akazi twese muri rusange turabizi ari byo ngiye kubabwira ko mu mujyi haba uburyo bw'akazi mu byaro haba imirima haba ikintu ushobora gupfa kubura icyo kurya ariko kugira ngo ubone amafaranga mu ntoki uvuga ngo ufite amafaranga nshobora kuyakoresha ikintu runaka biragora cyane ariko in series nubwo urumva no muri Kigali City habamo uburyo bw'imikorere cyangwa bwo kubona akazi bwinshi opportunities z'akazi nyinshi kuruta uko izo muri provinces zimeze for example nk'umuntu uba nka Inyamirambo hari uburyo bwinshi bw'akazi hari abantu bajya kwitara bagacuruza imyenda nta misoro wenda rero abari muri risk ko ejo yafungwa ariko ejo bundi nadafungwa azabona uburyo bwo kubaho hari ama site menshi ariko yuri kubaka nugiro nkuko nabibabwiye muri NY mu Nyamirambo hari uburyo hari imihanda imaze iminsi yubakwa ubwo niba uri mu mujyi ntago niba ubundi si ngombwa ngo ube warize iyo umuntu ushaka kugenda ugasaba ikiyedi niba uzi kubaka ugasaba igifundi urumva ni source of employment ariko mu cyaro kugira ngo upfe kubona ahantu bari kubaka biba bigoye cyane and mu mujyi haba inganda nyinshi hari inganda nyinshi cyane uko compared no muri provinces that's why nyine hari source of employment ntago wapfa kubura icyo ukora cyane nkuko uri mu mujyi nkuko waba uri mu cyaro niyo mpamvu rero aba youth benshi urubyiruko rwinshi rwo mu Rwanda rushiftinga rukava kuba aho rwabaga iwabo aho rwavukiye cyangwa se ahandi yabaga muri province akaza kuba mu mujyi akagati either way ukuntu bizagenda kose nzashaka icyo nkora mu mujyi kuko nyine azi ko hari source of employment nyinshi hari opportunities nyinshi ntago yapfa kubura icyo akora ndumva icyo cyumvikanye najya ku kindi cya kabiri cy'uburyo bwo guhura n'abantu benshi reka tuvuge ku bahungu abahungu bakunda kuvuga ngo nowadays ngo aba girlfriends barabuze ariko iyo uri mu mujyi biba byoroshye ujya muri night club ujya ahantu habereye birthday ndumva biragoye gupfa kubona mu cyaro nkanjye tube tumvuyeho ndaza kwigarukaho ariko ntago wapfa kubona ngo wenda ngo mu cyaro muri province ngo twagiye muri birthday biba bigoye biri kuza gake gake ariko mu mujyi ho ni ibintu byahozeho abakora ama birthday bakora ibirori bigiye bitandukanye ushaka kujya muri icyo kirori ugahoramo n'umuntu mukaganira mugahuza bikazarangira umwegukanye
nyine the same no ku bakobwa bishobora kubaho. Ikindi tuvuye kuri ibyo byo kuba ngo gukundana ashobora guhura n'umuntu akakubera umugisha, kuko i Kigali cyangwa se mu mujyi habaho ibintu byinshi bihuza abantu. That's why niba uhuye n'umuntu, niba ufite ikintu cyabaye ugahuriramo n'umuntu, ashobora kugufasha ukaba wenda wabona imikorere. Ushobora guhura n'umupapa ufite nka company runaka, akaba wenda yabona ko ushoboye, cyangwa mukaganira akumva past yawe, akumva warize se cyangwa ufite experiences mu bintu bigiye bitandukanye, akaba yagufasha akagati vayo muhe akazi, then akagukoresha ukakawa. Urumva ko nkuko nabivuze hejuru, ino tip cyangwa runo rugero cyangwa se iyi mpamvu ijya gusa cyangwa ihuye n'iya mbere. Guhura n'abantu benshi bishobora nyine kugufasha kuba waboneramo umukunzi, cyangwa se yaba source ya employment cyangwa y'akazi. Ikindi kintu rero cya gatatu navuze nuko mu mujyi hari iterambere riri hejuru, riri high. Hari iterambere n'urugero mu byaro hari ibintu byinshi bikiri hasi, ariko hano mu mujyi ibintu byinshi byarazamutse, navuga ko biri kuri indi level. N'urugero nka turi muri lockdown, hari ikintu cyaje cyo kuvuga ngo abana ntago bajye kujya bigira ku radio, ku mateleviziyo. Mu byaro koko biracyagoranye, biracyakomeye gupfa kubona urugo ku rundi hari TV, ariko mu mujyi wajyaga ahantu ukahita abana bicaye kuri televiziyo bari kwiga. Kubera iki? Education, I mean nyine iterambere riri higher than nyine iryo muri provinces. Kuko urumva ushobora no gusanga mu cyaro ababyeyi cyangwa urugo home ifite ubushobozi, ifite amafaranga, ariko umupapa akavuga ibyo bintu bya televiziyo, ibyo bintu ni ibintu ntago ni by'abakire, ni ibintu by'abantu nyine bameze ukuntu. Ariko mu mujyi ushobora gusanga urugo wenda bakodesha nka chambre na salle, ariko ntibabure ya televiziyo kugira ngo amakuru atazajya bacika. Ibintu nk'ibyo urumva nayo opportunity yuko abana bigiraga kuri televiziyo cyangwa ku radio, ntago umwana wabo yayicitswe. Kubera iki? Mu mujyi bafite iterambere no mu mutwe barihuse cyane kuruta mu byaro. Iyo nayo ikaba impamvu yo kuba aba youth cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda rukunda kuba byaro. Indi mpamvu rero ya gatatu, ya kane, ituma urubyiruko rwo mu Rwanda rukunda kuba rupreferinga kuba rwaba mu mujyi kuruta kuba rwaba mu cyaro, nuko hari imyidagaduro cyangwa se ibikorwa by'imyidagaduro nyine biri high, biba ari byinshi kuruta kuba mu cyaro ukuntu bimeze. Iki kintu nyine kiri I think ari most reason, nayo ni reason iri muri most reasons zuko aba youth cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda rukunda kuba rwaba mu mujyi kuruta kuba rwaba mu cyaro cyangwa muri provinces. Turabizi urubyiruko rukunda kuryoshya guys, rukunda kuryoshya, ariko reka tuvugishe ukuri, nago nanjye nyine nk'urubyiruko numva umuntu w'urubyiruko byaba byiza ko yaba mu mujyi, kubera ko nje nshingira ko kuba ikintu cya mbere nyine gikomeye nuko ari bimwe navuze hejuru, haba source of employment, ariko n'imyidagaduro tuba tuyikeneye, ibikenewe gusa ntitukarengere gusange twiyangije twagiye mu bintu bitemewe n'ibintu by'ama drugs n'ibindi bitandukanye, ariko imyidagaduro bikenewe mu rubyiruko. Nise uzidagadura warashatse se uri butahe ufite abana 5 n'umudamu cyangwa n'umugabo, ufite inshingano zariyongereye. Rero iki ngiki cya kane numva ari kinyumva nacyo ari ikintu nyine kiba gikwiye kuba cyakwatractinga aba youth kuba baba nyine mu miji kuruta uko baba mu byaro. Numva nko nabivuze iya kane imyidagaduro iri hejuru, ama parties, abahari ama night clubs, ama birthday parties, nacyo kiri mu bintu bikurura aba youth kuba baba preferinga kuba baba mu miji cyangwa mu mujyi wa Kigali kuruta uko baba mu byaro. Icya gatanu nicyo cyane nyuma rero hari cyo umuntu ababwiyeho kiri very funny. Hari abantu badakunda kuba mu byaro, kandi muri abo bantu nanjye ndimo nago nkunda kuba mu byaro pe.
ya hahandi bigera nimugoroba ugashaka gucangamo urumva gukatamo nyine gutarasangiza ugahita usanga sindajyaye ni mu ntoki ni hehe nyine ntago haratera imbere twe abenshi nyine muri twe iwacu mu rugo ngewe aho mvuka ni Gatsibo urumva haryari hasi nubwo atari cyane ariko nta mujyi wa danje ubu hari ntago watarasa ngo ucangemo nagura n'abajama wawe ngo muciringe urumva ko nyine ni impamvu iri fani ariko nayo iri mu mpamvu zituma abantu badakunda kuba mu byaro kagati nge ntago nkunda icyaro please ntago naba mu cyaro urumva kubera iki kubera nyine niko abitekereza niko yumva nyine bimeze kandi nanjye nikomeze ya ibyo bintu nyine byari ibintu bitanu narindi kubabwira byuko nyine abayouth cyangwa se urubyiruko rudakunda kuba mu cyaro nyine rwo mu Rwanda rukunda kuba rwaba mu mujyi wa Kigali kuruta uko baba mu cyaro hanyuma nyine muri rusange icyo nabivugaho ya bafite rezo izi mpamvu zose ni impamvu ziri right ni impamvu ziri right zumvikana ko umuntu nyine cyangwa urubyiruko rukunda kuba rwaba mu mijyi kandi birakwiye ariko ndashaka nyine kukivugaho nkavuga niba ufite nyine passion niba wumva ubikunda kuba mu mujyi rubyiruko ni muwubemo ariko muwubemo neza kuko turabibona birahari cyane nk'abana tuba twaravanye iwacu ugasanga umwana ugahuruka muyoberwa niba ari umuhungu ugasanga widi zaramwishe ntago wamwibuka nubwo ubona ari wawe ndi uruzi amaso yaratukuye n'ibiki that is not good ntago ari byiza ko niba ari uko ukunda kuba mu mujyi ukaza nyine ukaza uvuga ko uje kuko ukeneye kubona akazi n'ibiki gahura n'abandi ugahura na cruise itari nziza ugasanga baraguhinduye wabaye umwana mubi niba ari umuhungu ugiye wanyu barakuyobewe ubabasha ababyeyi ntago ari byiza niba uri umukobwa ugatangira guhindura imyenda niba wambaraga ikijipo kigera ku birenge nk'iki cyanjye niba wambaraga kano kajita ndi uri mu Islam ukuyeho ntago ari byiza biyu nyine ba wowe uze ukoreshe opportunities ziri mu mujyi ni nyinshi uzikoreshe ariko don't waste your time nyine ngo ugende ubundi muntu ube mubi niba warashuje kwiga birakunaniye urahindutse kubera za krumbi nyine groupe ntago ari nziza nyine hari groupe nziza ariko inyinshi ntago ari nziza please nyine nkuko ndabibabwiye nyine tugerageze twese muri rusange nyine ureke kwiyangiza kuko uje mu mujyi byaruta aho kugira ngo ube mu mujyi wiwastinge ibiyobyabwenge uhinduka umukobwa mubi utishimirwa n'Imana n'abantu byaruta it's better ko waguma mu cyaro ugatekinga ya time ugasubiza ubwenge ku murongo ukaza mu mujyi no ugakoresha za opportunities zihari ukazikoresha neza utagombye kwiyangiza ya ndumva rero ntatinze ntizimbye mu magambo narekeraho bashimira buri wese wakurikiye kino kiganiro nkanabasaba kujya mukurikira ibiganiro byacu ko ndumva tugerageza kuba ntago tuba tuzi ibintu byose kutugerageza kubasangiza ibyo dufite kuko ndumva nicyo tubereyeho gusangirana ibintu dufite byiza kugira ngo bijye bidufasha hanyuma rero wowe utarakora subscribe kuri The Youth TV kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibintu byacu bya buri munsi ndabakunda cyane duhura ubutaha